Perezida Paul Kagame yahawe umwanya ukomeye cyane ku isi, agiye kugira ijambo ku ikoranabuhanga rizahindura ejo hazaza h'abantu bagera kuri biliyoni ku isi. Mbere y'uko dutangira iyi nkuru, ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe. Ninde uzagena uko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI rizakoreshwa mu myaka iri imbere? Ninde uzafata imyanzuro izagena niba AI izafasha abantu cyangwa se niba izatera ibibazo ku isi? Mu gihe mu bihugu bikomeye nka Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburayi birimo guhatanira kuyobora iri koranabuhanga rihindura isi, habaye ikintu cyatunguranye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagizwe umwe mu bayobozi bazayobora Komisiyo Mpuzamahanga ishinzwe AI cyangwa se ubwenge buhangano. Uyu si umwanya usanzwe, ni umwe mu myanya ikomeye cyane ku rwego rw'ikoranabuhanga ku isi muri kino gihe. Ariko se ni iki cyatumye u Rwanda rugirirwa iki cyizere nk'iki? Kuki Perezida Kagame ari mu bantu bazagena uko ejo hazaza ha AI cyangwa se h'ubwenge buhangano hazaba hameze? Ese bizungura iki ku Rwanda ndetse na Afurika muri rusange? Ibi byose tugiye kubiganira hamwe mu nkuru tugiye kuganiraho. Icyo tubasaba ni ugukanda kuri subscribe ndetse mukajya mukuza kutwumva ibiganiro byacu. Mu nama mpuzamahanga ya AI for Good Global Summit 2026 yabereye i Geneve mu Busuwisi, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho rizwi ku izina rya ITU ryatangaje ishyirwaho rya komisiyo nshya igamije kuyobora icyerekezo cy'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano rizwi ku izina rya AI. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga, impuguke mu by'ubwenge buhangano ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Mu batangajwe nk'abazayoborwa iyi komisiyo harimo izina rya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Icyemezo cyatangaje benshi kuko u Rwanda ari igihugu gitoya ugereranyije n'ibihugu by'ibihangange mu ikoranabuhanga ku isi, ariko kikaba cyaragaragaye nk'igifite icyerekezo cyiza mu guteza imbere ubwenge buhangano cyangwa se ikoranabuhanga. Ariko mbere yo kumva impamvu Perezida Kagame yatoranyijwe, reka tubanze dusobanukirwe neza icyo AI cyangwa se Artificial Intelligence, ubwenge buhangano icyo ari cyo. Artificial Intelligence ni ikoranabuhanga rifasha mu mudasobwa gukora ibintu byasabaga ubwenge bw'umuntu. Uyu munsi AI ishobora kwandika inkuru, gukora amashusho, gusubiza ibibazo, guhindura indimi, gufasha abaganga gusuzuma indwara, gufasha abahinzi kumenya igihe cyo guhinga ndetse no gusarura, ndetse no kuyobora imodoka zitagira abashoferi. Niyo mpamvu benshi bavuga ko AI ari impinduramatwara ikomeye kurusha internet ubwayo. Ariko nubwo ifite inyungu nyinshi, ifite n'ingaruka ziteye impungenge. Abahanga bavuga ko ishobora gusimbura abantu imirimo myinshi, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, gukora amashusho ndetse n'amajwi yigana abantu, kwiba amakuru ndetse no gukoreshwa mu ntambara za kijyambere. Niyo mpamvu isi yatangiye gushaka uburyo AI izayoborwa cyangwa se ubwenge buhangano buzayoborwa kandi bukayoborwa mu buryo bwiza, bitabasha kuba byagira icyo bihungabanya ku isi cyangwa se ku mutekano w'isi. Muri urwo rwego hashyizeho komisiyo mpuzamahanga ya AI cyangwa se izaba iyobowe n'umuryango ushinzwe kuyobora n'ubwenge buhangano. Inshingano yayo ni ugushaka uko iri koranabuhanga ryakomeza gutera imbere mu buzima bw'abantu aho kubushyira mu kaga. Iyi komisiyo izatanga inama ku mategeko ndetse n'amabwiriza azagena uko iyi AI izakoreshwa. Ifasha ibihugu gukoresha ikoranabuhanga mu buryo buboneye kandi ifasha ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kutazasigara inyuma. Komisiyo igizwe n'abanyamuryango barenga 40 barimo abakuru b'ibihugu, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga ndetse n'impuguke ku isi zizwi. Perezida Kagame azafatanya kuyobora na Mark Benioff washinze Salesforce ndetse na Doreen Bogdan Martin uyobora ITU. Abantu benshi bahise bibaza impamvu Perezida Kagame yatoranyijwe muri uyu mwanya. Abasesenguzi bavuga ko u Rwanda rumaze imyaka irenga 20 rushyira imbere ikoranabuhanga. Uyu munsi serivisi nyinshi za leta zitangwa hifashishijwe internet. Mu rwego rw'ubuzima, u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika ndetse no ku isi byakoresheje drone mu kugeza amaraso ndetse n'imiti kwa muganga. Mu burezi hashyizwe imbaraga mu kwigisha ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi bujyanye na AI. Muri gahunda zo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi ndetse n'ikoranabuhanga, ibi bintu byatumye u Rwanda rufatwa nk'urugero rwiza muri Afurika. Ariko se ibi bizungura iki ubundi u Rwanda? Inyungu kuri bo abanyarwanda bazabijyamo ni iyi. Icyambere ni uko u Rwanda ruzarushaho kumenyekana nk'igihugu cy'ikoranabuhanga. Icya kabiri ni uko bishobora gukurura abashoramari ndetse n'ibigo bikomeye bishobora kuba byakwifuza gukorera mu Rwanda. Icya gatatu ni uko urubyiruko rushobora kubona amahugurwa menshi ndetse n'imirimo mishya ishingiye kuri ubu bwenge buhangano. Mu buvuzi AI ishobora gufasha abaganga gusuzuma indwara vuba, mu buhinzi ishobora gufasha abahinzi kongera umusaruro, mu burezi ishobora gufasha abanyeshuri kwiga neza, mu bucuruzi ishobora koroshya ibikorwa ndetse no kongera umusaruro. Ariko nanone hari ikibazo gikomeye. Ese Afurika izabasha kujyana n'iri koranabuhanga cyangwa izongera gusigara inyuma nk'uko byagenze mu mpinduramatwara yibanjirije mbere? Kugeza ubu hari abaturage babarirwa muri miliyari ku isi badafite internet ihagije. Iyi komisiyo isabwa gushaka uburyo ndetse n'ibihugu bikennye bigomba kubona kuri aya mahirwe ndetse bikaba byose byabona amahirwe angana. Ni imwe mu nshingano zikomeye Perezida Kagame n'abo bafatanije bagomba kuyobora iyi komisiyo bazaba bafite. Iyi nkuru ntabwo ari inkuru y'umwanya gusa, ahubwo ni inkuru ivuga ku hazaza y'isi. Mu myaka iri imbere AI izahindura uburyo dukora, twigamo, twivuza, ducuruza ndetse n'uburyo tubaho.
bityo kuba Perezida Paul Kagame ari mu bayobozi bazagira uruhare mu gutanga umurongo uzagenga uko ikoranabuhanga rihangano rizakoreshwa cyangwa se rizayoborwa ni ikintu gifite uburemere bukomeye cyane ku isi ndetse no ku Rwanda muri Afurika. Ndetse ibi ngibi bikaba bivugwa ko bizafasha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ku iterambere ry'igihugu ndetse no mu kuba byakurura abashoramari bashobora kuba bashora imari, urubyiruko ndetse n'abandi bantu bandi batandukanye babiboneramo imirimo. Ese wowe ubona AI izafasha iki Afurika mu gutera imbere kurushaho, cyangwa se ifite impungenge ko ishobora no kuba yatwara imirimo y'abantu aho guteza inyungu ikaba yateza n'ibindi bibazo? Andika igitekerezo cyawe munsi kandi ntukibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu.